Alright, welcome back. Bienvenue ikaze nanone kuri The Mic Radio ndetse na TV. Wahisemo neza. Muri aka kanya ndashaka kugezaho amateka y'umuhanzikazi w'icyamamare witwa Beyonce Giselle Knowless Carter. Mwebwe muzi nka Beyonce. Let's go. Beyonce rero yavukiye Houston, Texas, USA ku wa 4 Nzeri umwaka w'1981. Ni umukobwa wa Matthew Knowless ndetse na Tina Knowless, akaba afite na murumuna we witwa Solange Knowless nawe waje kuba umuhanzi akiri muto. Beyonce rero yagaragaje impano idasanzwe yo kuririmba kera akiri muto no kubyina, bituma ababyeyi be bamushyigikira mu rugendo rwe rwa muzika. Mu mwaka w'1990 Beyonce yinjiye mu itsinda ry'abakobwa ryitwa Girls Time, ryaje guhindura izina ryitwa Destiny's Child. Iri tsinda rero ryaje kwamamara cyane mu myaka w'1997 kugeza muri 2005, rikaba ryaragize indirimbo zakunzwe nka Say My Name, Survivor ndetse na Bootylicious. Abantu bazi imiziki guhera mu myaka yatambutse nayo murayizi. Mu mwaka rero w'2003 Beyonce yatangiye kariyeri solo cyangwa se umwuga we nk'umuhanzi wigenga, asohora album ye ya mbere yitwa Dangerously in Love, irimo indirimbo zakunzwe nka Crazy in Love ndetse na Baby Boy. Beyonce rero buriya nawe ni umuhanzikazi ugiye ufite ibihembo bigiye bitandukanye, kuko Beyonce nyine n'umwe mu bahanzi bagurishije cyane mu mateka y'umuziki w'isi. Afite ibihembo byinshi birimo Grammy Awards 35. Yes, byakugora cyane kubona undi muhanzikazi kuri isi ya rurema ukaba cyangwa se wegera zino awards z'umugore, ariko rero akaba ari we muhanzi ufite ibihembo byinshi mu mateka ya Grammy nyine nk'uko nari mbikubwiye. Uyu mugore rero afite n'ibindi bihembo bitandukanye birimo Billboard Music Awards, MTV Video Music Awards n'ibindi byinshi cyane. Uyu Beyonce yashakanye n'umugabo wita Jay-Z, muramuzi ni Sean Carter, mu mwaka w'2008 bakaba bafitanye abana batatu. Hari uwitwa Brie Carter yavutse mu mwaka w'2012, hari uwitwa Rumi Carter ndetse na Sha Carter na Rumi. Abangaba ni impanga zavutse mu mwaka w'2017. Uyu mugore rero uretse umuziki nawe Beyonce ni umucuruzi ukomeye. Yashinze EV Park ikora imyambaro ndetse afite n'ibikorwa byinshi mu mideri no mu bucuruzi bw'ubwiza. Ni The Mic Radio ndetse na TV ukomeje gukurikira.